Nyuma y'uko rero meya w'akarere ka Musanze afunguye YouTube channel izahita ibiganiro bigiye bitandukanye, abantu benshi bakagenda bamwifuriza nyine ati azahahe aronke muri runo rugendo yinjiyemo nyine rwo gutambutsa ibiganiro kuri YouTube channel yiwe. Kuri ubu ngubu rero hari n'ayandi makuru nanone arimo aravugwa kundi muyobozi nawe ukomeye mu Rwanda nawe wahisemo gufungura YouTube channel azatambukirizaho ibiganiro. Mbese uyu muyobozi yaba ari inde? Ko baragenda hagarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero dutangire n'iyi nkuru. N'umuyobozi rero witwa Jeannine Munyeshuri, muramuzi cyane ko murabizi ko yakoze muri guverinoma y'u Rwanda nk'umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri minisiteri y'imari n'ingenamigambi Minecofine. Kuri ubu ngubu rero uyu Jeannine Munyeshuri yateguje ikiganiro cya podcast kizajya gitambuka kuri YouTube channel. Mu mashusho yashize hanze, Jeannine Munyeshuri yavuze ko iki kiganiro cye kizaba cyitwa Kitchen Summit. Ati ikiganiro cyanjye Kitchen Summit ni ahantu ho kuganira, gutekereza byagutse, gutekereza byisumbuyeho no gutanga umwanya wo kuganira byimbitse. N'undi umunyeshuri by'iteka ryose ndi Jeannine Munyeshuri nk'uko babivuga. N'amakuru arambuye Munyeshuri yatanze kuri iki kiganiro bijyanye n'igihe kizajya gisohokera, niba azajya gikorera wenyine cyangwa azagikorana n'abatumirwa. Muri Kanama 2023 nibwo Jeannine Munyeshuri yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri Minecofine. Ni umwanya yavuyeho muri 2024 nyuma yo kwirukanwa muri guverinoma. Ntabwo hatangajwe impamvu yihariye yatumye Munyeshuri akurwa ku nshingano. Mbere yo kujya muri izo nshingano, Jeannine Munyeshuri yari umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri kaminuza y'ubuvuzi ya Global Health Equity ndetse akaba yari mu bagize inama y'ubutegetsi yacyo. Munyeshuri yabaye umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi ya Cogebanque, afite impamyabumenyi icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu, Masters in Economics and Statistics yakuye muri kaminuza ya Geneve mu Busuwisi. Kuva muri 2017 yakoreye ikigo cya Southbridge Rwanda nk'umugishwanama ndetse aba n'umuyobozi wacyo ushinzwe ibikorwa. Kuva mu 1998 Munyeshuri yakoreye ibigo bitandukanye mu Busuwisi birimo Piquet Group, Unistation mu bijyanye n'imari. Reka rero twifurize ishya n'ihirwe nyine uyu Jeannine Munyeshuri watangiye runo rugendo rwo kuzajya atambutsa ibiganiro byiwe ku muyoboro wa YouTube channel. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru yacu, kandi tubashimire mwe tuba twabanye umunsi ku munsi, tubararikira n'andi makuru ya KN Radio mu kanya gato. Imana ikomeze bane namwe.